ya okay ya Marishali Deya Waymaker ndetse mugenzi niko karirimbo cyangwa se mugenzi umuhanzi ninde Sinachi agafilme bakize ngwiki umunara wijimye episode ya 3 turatangiye cyane niba mwibuka neza aho twasoje mugenzi umusore baje kumuha imbaraga yamwibuka neza reka dukomerezaho ese byagenze bita imbaraga ashobora kuzikoresha cyangwa ntabwo azikoresheje ine episode ya 3 akana karimbo kamwe kawe kwitwa Waymaker noneho sibyo muhanzi twa Sinachi reka tugatureba amama bose aho bari kabageraho cyane bakise Waymaker cyangwa se mugenzi uduharura inzira cyangwa se udukorera inzira mari magambo yakabagereho aturi hano ribona agenda muri iyi ngobyi mwami ndakuramya aya basi kabageraho cyane aturi hano mwami working in this place ribagena muri kano gace worship you ati mwami ndakuramya ati mwami ndakuramya you are here aturi hano mwami moving in on me urimo agenda muri iyi ngobyi worship you mwami ndakuramya kano karimo tugature mama you are here yatugatura rwose mama Allen kamugero cyane aho ngaho igiheka rwose n'abandi bantu baziranye cyane bicutiye ya bicutize cyane 5 kwa 5 ni Marishali Papa Pastel okay atokora inzira ugakora ibitangaza ukandesezano ryawe ukatubera urumuri mu mwijima ati uwo ni wuriwe yakabagero cyane nano mama ntuzana kamugero cyane yacuti ya mama Allen kamugero cyane umuturanyi kabagero cyane harya undi ninde Allen we mama Eme wibeshya mama wanje mama president kamugero cyane n'abavandimwe n'ababranda n'abasister naza nshuti ninja zose kabagero cyane mumba bari kuvuga amagambo nka muri iyi ndirimbo ariko nta n'ikibazo icyambere ni ukurigisa si ukugisira bitwaye iki ntacyo bitwaye hasi ubundi abanyeshuri si bagiye kwishurira bagiye nasiga mu gahinda muhumura abanyeshuri mwabasigariyeho ngo mwikubitira amashyi muri abantu b'abagabo ariko urarenza wa musore harya witwa Robert wa musore uri umuntu w'umugabo harya ngo watwitse wimanukiye nyine datwikase nawe azapfa nani hahandi nandi watwika utatwika gahunda ni yayindi uzapfa wese uzasigara ku isi wenyine ati uwo ni wuriwe kabagero cyane ngo iki uramanuka mu kuzimu abandi bazamuka bandi kwa wale wa musore kumanuka abandi bazamuka ntabwo ari wowe Robert urangwa izina n'iryo muntu ya episode ya 3 umunara wiki okay ati Yesu uri igisubizo yeah ati my God mana yanjye ati wone wuriwe kabageraho cyane inde wundi hari hari umubyeyi witwa Robert ninde wundi sa president kamugeraho sa president perezida wa koperative se wibiki ayuba igiheka mama Joana muri botike ye kamugeraho cyane avuga ngo simuremeye nabanze agure kamwe
Olivier Kaduha kamugero cyane Kaduheri inde nawe w'igiheka Kimu DJ Kimu kamugero cyane igiheka aho ngaho ahetse filime alright karatangisha okay alright welcome ya turatangiye gwe iyo ni siasa filmu nabakuzane cyane niba nibeshye kufatanya nabande Cobra Empire nababibona gose ndeba hazaza Cobra Empire mwabibonye presents nabakugezaho cyane present no bisobanura hano basomye ngo iki ni Dark Tower uraho warandise umuraho muninzi dusubize inyumurebe raho ngaho nuzi nibyo ukora hano handitse The Dark Tower mwige ariko ariko nubundi ni mwiga muranga abandi bagiye kwishuri turatangiye ndagira ngo urebe sasa hano twase filime yacu niba mwibuka neza baba nacyari bishyamba abo baraje ndagira ngo wumve imbaraga sasa zigiye gukoreshwa ngana wibuka cyane urebe wa mutemo uri hano hari umugore twasize muri episode ya 2 barusha afite imbaraga wa mugore tugenda ngo tubashaka komeshye tugende bashanga gaturore okay garakomeje cyane sasa twabasanga kuri president n'abajamabe cyangwa n'abapape niko mubita n'abapape arani n'abapape aya katurore mu gikorwa ibyo byadushimisha kurushaho ndagira ngo wumve amagambo ari kuvugirwa ahantu shaka ko haguruka umugabo umwe nizeye uwo mugabo ninde muri mwe uwo mugabo nuwo yize muri abo bombi yarahagurutse Gasongo yitwa nde hari Gasongo rero Gasongo ashamuzi ibintu ngiye ko yapfuye cyangwa akiri muzima genda udabira niba abakiri muzima cyangwa se napfuye umenyeshe igisubizo ayo basi akena igisubizo ajye kureba niba yarapfuye wa musore yapfuye cyangwa harya ninde wapfuye bagiye gushaka inde Karabutoni ntabwo narimbizi Karabutoni sasa mamwakurikiye cyane cyane kwa 5 ageze ahangaha katurori ari byabonye anga niba ari biki ase ageze ahangaha asize ibyabere niba ari impyisi zarwaniye niba ari iki yikanzemo asubira inyuma asanze yazutse ewe data ni vampire Karabutoni yagiye yezanga aho yamusize asanze naho hari yezanga bose ikintu cyabaye ntabwo nyize ikindi ntabwo akizi kimubwire yagize ati abagiye abafunza bose yagiye kaho twakekaga yuko ahari ubundi se bamasize n'icyapa cyo kujya kurebaho basore baraho noneho twasanze n'urwandiko ruriho urwandiko ngazihorera dusanze nditsanga zihorera mujye muri menge ati murya muri mwimenge mwa basore mwe ishyamba si ryeru katsori filibira bwatinze Gasongo mwenyewe yongeye kwicara ngaha Katsurore yazutse bishoboka bite ni Yesus akoresheje ziko nayo kubutishije abantu barenga igihumbi bose bapfuye n'ubu n'imirambo yabo umva igikabyo icyo bakita igikabyo arakabya uyu musore arakabya adakabya se hahiye koko adakabya se filibira mujye mu bintu byanyu mwasore mwe mwiharaje ubu ni mujyama mukadamarara twese turapfa nimuramuka muryamye mugasinzira mugaheza twese turashira turarimbuka aya baskatori baragutse barerekera bagiye kureba nde niba mwakurikiye neza Karabutoni Karabutoni aha bakora Karabutoni n'umupampe we barimanukiye ibi nabyo mwita kwimanukira bimanukiye ase mwariye cyangwa ntago mwariye ntago mwariye wana kumba ngaha Katware uziko nge utariye ndi kuvuga kubarusha wana birababaje mwagize ute mwaguye ivutu niyo mpamvu mutavuga kumba kananga z'Imana mujyari kwe foot Gasongo
Gasongo yewe kwembuzi yewe Filimira bakubise umugabo ifunze 17 we yewe aramucukuresha yacukuye mugenzi we Veta ni mubi yacukuye umuntu uramubona gato gatiragiye kiza kurutugwa nereke yikorera iki Gasongo ngo yikorera iki Gasongo baradepoza bashize hasi dore Gasongo yapfuye yashinyitse amenyo ye mufani gwa yarani cyane umupape kombe ibi ni cyo banyarwanda yese gutya nya karabutorera muri ishyamba yaje garigenda afite imbaraga twabibonye bazimuhaye noneho araje hasi adashya ibintu mbonye simbyina kuko imivuduko ndi kumva inyuma yanjye n'imbere yanjye iratangaje the flash yati yahishe mu Rwanda aya nakubwira ati tudakwema akacu karenge nta kintu twabona twasiga ubuzima nuko byabyatashye bagize ubwoba bana barataye karabaye mama bakarabaye yewe karabaye mama we Karabutoni yeyezuye afite imbaraga afite power araka afite imbaraga Filimira yimaruki abagezanga iyo babasanze imbere ye abantu ni muzimu niki haraca wambaye haracuti reka turore Filimira episode ya kangahe haya boss warancitse ariko uyu munsi ati kucura ya mbere warancitse sinzi ko bimumve mu maso ntabwo undenga mu maso ndagira ngo wumve amagambo avugiwe ahantu ino episode ya 3 umwe kuri umwe sha ariko uyu munsi sinzi ko bimumve mu maso ubwa mbere warancitse ntabwo ngufitiye kuko imbaraga asigaye afite zisumbuye kuzawe ngo afite imbaraga zirenze nazigaragaza turebe ahangaha Arani yigize umunyambaraga reka turore ahangaha reka turebe Arani hano puke Arani kome kujyane kwekwe reka turore aye koko hadasha Arani day kumbe wamanuka kaninde wamanuka karabaye mama we Filimira umbe wa mugore yavuyeyo uramubona ariko nta nisazi bugira ntabwo yikoraho uramubona yewe dore inkweto dore imbaraga dore ikintu my friend Filimira yewe dore Krypton arabaza ifensa rikanga basa yuninde ibi niki yewe abantu barerekera baca dorani yarota kurota cyangwa kumbe dira yewe Arani nuko kagenzerana niba bigenza bite dura muri episode ikurikira niba batamwishe mu ngaye mu izina rya Yesu amen bye.